adasenze ntagenda ajye kuraguza kuko kugira ngo azikure aho hantu n'izindi mbaraga ye. Papa wanjye yapfuye afite imyaka 40, mama wanjye yapfaga afite imyaka 36. Adusigarana turi abana 9. Kurera abo bana badafite shinge na rugero ntabwo byari byoroshye. Ntabwo kubona amavuta ndi umukobwa byanyoroheraga, ntabwo kubona imyenda nshaka ndi umukobwa byanyoroheraga, ubuzima ntabwo bwari bunyoroheye, naba nsa nabi, naba ntakarabye, naba nabuze isabune, navuze ngo sinziyandarika. Nzi neza yuko biriya bintu byo gukorera byo gukorera abazimu by'abantu babandwa banaterekera, bahora bakora ibyo bintu buri mwaka. Ntabwo azajyayo rimwe ngo birangire oya, hariho umupfumu wari ufite imbaraga cyane, noneho apfuye biba ngombwa yuko ibyo bintu bishaka umuntu uzakubikoresha. Rero nasanze abadayimoni bataba ku gasozi ahubwo baba mu bantu. Bibiliya iravuga ngo abagore bazi kurira, ubundi umugore utazi kurira ntaho ava nta n'ahajya. Uko ni ukuri. Twaturutse ahantu kure, twaturutse ahantu Imana itakatumenye, ariko iragenda iradutarura iratuzana. Rero n'abandi bose yabazana. Nzi Kigali nayo mfite mama wacu ndahagera, nawe ntabwo yanyoroheye gushaka umugabo. Rero urumva nayo mvuye mu bukobwa maze kwinjira mu bugore. Mu bugore nabwo nari nzi ko ngiye mu bisubizo 100%, ariko sinari nzi ko ngiye guhura n'ingorane. Nanjye hari igihe namwihanganiye cya gihe atarafite icyampa, ariko n'ubundi naho wasenya urugo aho uzajya hose, wa mugore we mbwira unyumva, uzagenda n'ubundi uzahura n'ibindi. Hari igihe utazahura n'inzara uhure n'umugabo ugukubita, hari igihe utazahura n'umugabo ugukubita uhure n'umugabo w'umusinzi, hari igihe utazahura n'umusinzi uhure n'umusambanyi. Maze gushaka umwana wa mbere arapfa, mbura urubyaro nk'uko wabivuze, mara igihe cyo gutegereza nihanganye. Muri njye nkibaza ko ntazabyara kuko nabonaga ari ibintu bita karande, nabonaga iwacu kubyara bitoroshye, nkabona abahavuka kubyara ntibyoroshye, no gushaka ntibyari byoroshye. N'ubu turamufite masenge ufite imyaka 90, nawe ukiri umukobwa rwose utarigeze wiyandarika. Dufite basaza bacu bamaze kugira imyaka 50 n'abatashaka, badafite n'uwo mutima wo gushaka, akubwira ati njyewe na Yesu ntigeze ashaka. Ariko usanga hari umwuka wanyatatse, uwo mwuka mara kumenya yuko wanyatatse, nibwo negereye Imana cyane. Hari inzira nyine abakurambere bacu banyuragamo narazibonaga, njye navuze nti inzira sinzayinyuramo, reka ndindire Imana kuko hari ibyo hari ingaruka nyinshi nari nahuye nazo nzibona mu muryango. ndavuga izi ngaruka ntabwo zangeraho. Ngira ngo namaze hafi imyaka 4 nta mwana mfite, ndaho ngaho umwana wa mbere yarapfuye. Icyo naganiriza abamama, abakobwa batarashaka, hari igihe abakobwa bagumirwa babigizemo uruhare, urihangana reka tukivuge. Hakaba n'abandi bagumirwa kubera yuko hari karande, hari imiryango yabo idashyingiranye. Abo ngabo twababwira ngo uwavutse hari imbaraga zimwicaye hejuru agatinda gushaka, namwihanganisha ngo nakomeze gusenga, Imana izamubohora. Umugabo naguhaye wabyaye inshuro 3 kandi waramwanze. Rero ubwo nyuma yo kubwirwa gutyo, ntabwo mbizi niba azajya kubaza Satani akaba ariyo umuha umugabo. Ariko nanone ntibakadushwe, ntabwo ari baba bagiye kutwubakira ingo. Oya, washimye umuntu akakubwira ngo iwabo ntibaroga ntibice. Umwana mwiza twariganye, nyine aramutaka pe. Ndangije ndamubwira nti ntabwo ari marayika wazanye. Arangije arambwira ati rero mama Obrine reka kunca intege, njyewe uyu mudamu ndamuzi, twariganye twarakuranye. Rero iyo ujya guhaguruka mu rugo ugende wiringiye yuko utagiye muri paradizo iryo, kuko imbaraga z'abarozi zirahari. Iyo twavutse ari byo bakoze biba bikeneye yuko natwe tubikora. Nyine hari ibintu byinshi cyane byatuma umuntu aba mu buzima atigeze ategura. Naho neza, nongeye kubasuhuza mwese abadukurikira hano kuri Isho TV umunsi ku wundi. Nongeye kubaha ikaze, mwebwe mudukunda, mwebwe mutwereka ko turi kumwe, mwebwe muduha courage ibyo dukora buri munsi. Aka kanya rero nanone turaje kugira ngo twongere tubane no muri wa mwanya, kungurana ibitekerezo, ubuhamya ndetse n'ibindi muzajya mugenda mubona hano kuri Isho TV. Ni karibu rero tubane, ariko nk'uko mubibona ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'inshuti yanjye y'akadasohoka, ndi kumwe n'umubyeyi wanjye nubaha. Nishimiye ko yaje kugira ngo tuganire n'ubundi bwa buzima bwacu bwa buri munsi. Reka rero muhe ikaze, tumwakire nawe atwibwire. Ni karibu. Murakoze. Yesu nashimye. Amazina nitwa Uwayemari Claudine, ku izina ry'ababyeyi nitwa mama Obrine. Ndi umugore, mfite umugabo n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Numva nshaka kujya mu ijuru, nubwo isi bitoroshye, ariko numva nshaka kujya mu ijuru. Bivuge rero ko nshaka gukizwa. Amen. Ese wumvishe? Amen. Mama Obrine niko ngiye kujya nkwita no kuri Isho TV, n'ubundi babise ko nkwita. Turakwakiriye, ndagushimiye cyane kwemeye kuza tukaganira, tukagira ikintu tubwira inshuti zacu, tukagira ibitekerezo twungurana n'inshuti zacu nk'uko mbibasezeranye umunsi ku wundi. Mama Obrine uri amahoro, umeze neza?
ndaho ndashima Imana. iminsi myinshi Tumaze igihe nyagasani tutabonanye, arakurinze. arandinze Eh, mu nzira zose nanyuzemo mu gihe tutari turi kumwe, Imana yabanye natwe ni kandi ukuri namwe ndabona yarabanye namwe. yego ciyeho igihe tutabonana Mm, ariko Imana ishimwe ko twongeye guhura, Imana ihabwe icyubahiro. yego. Mama Burine rero kugira ngo tuganire, uri umumama ndakuzi, uri umubyeyi kandi uba inaha muri uyu mujyi wa Kigali, ariko ndabizi neza yuko atariho wavukiye. Siko bimeze? Uko bimeze ntabwo navukiye inaha. Ntabwo wavukiye inaha. Umumama ufite abana, ufite umugabo, ufite urugo wubatse, twebwe turacyari muri uru rugendo rwo kubaka urugo, turacyari mu myaka mito cyane, ntabwo ari nk'iyawe. Ariko aka kanya ababyeyi benshi baba bafite ubwoba. Umubyeyi umukobwa arashaka yabona umugabo ati se ubu nzabyara, kandi ubwo biba byaratangiye hano bwese nzabona umugabo, yamubona nzabyara, yabyara nzarera, yarera ati nzakuza. Urumva ibi byose nyine bikaba ari urugendo rw'ubuzima. Ariko wowe uragaragara nk'umuntu ukiri muto, ariko ndabizi ko yuko ufite abana bakuru, kandi nawe ndabizi ko ibyo byose wabitekerezaga. Ibyo uwo muntu agenda atekereza nawe warabitekerezaga. Ese mama Aubry, wowe ushobora kugira ikintu wabwira abantu badukurikira hano kuri Isho TV bari muri urwo rugendo batarabona aho umukobwa utarabona umugabo se ukagira icyo umubwira, wabonye umugabo utarabona urubyaro ukagira icyo umubwira, ari n'uwo wabonye urubyaro ariko atazi ngo bizagenda gutya. Umuntu hari igihe abyara ariko avuga Imana abana banjye bazigishwa n'iki? Ese uyu mugabo turi kumwe umeze gutya na gutya tuzafatanya uru rugendo umunsi ku wundi, kwihangana iki, hari ikintu wababwira? Karibu rero ubwire bano bantu, kandi ndabizi ko abantu bazabasha gufungura Isho TV hamwe n'ibyo ugiye kutubwira, ndabizi ko hari icyo bazakuramo kizabafasha mu rugendo rwabo. Ni karibu. Murakoze cyane. Reka duhere ku rugendo rw'abakobwa. Bivuze sinavukiye mu mujyi, Yego. navukiye mu cyaro, ariko nanone sinavutse kure cyane. Njyewe mvuka hafi y'umujyi, ubu hagaragara nk'ahabaye mu karere ka Gasabo ariko hakiri icyaro. Papa wanjye yapfuye afite imyaka 40, mama wanjye yapfaga afite imyaka 36. Adusigarana turi abana 9. Kurera abo bana badafite se, badafite shinge na rugero, ntabwo byari byoroshye. Bwa buzima butatworoheye, imiryango itatwitayeho, ntabwo byari bitunejeje, ntabwo twarubuze. Ariko nanone bitavuze yuko twigeze mu buzima bwanjye nigeze numva natandukira, kuko ubuzima twari turimo bw'abana 9, mama w'umupfakazi utagize icyo asigarana ngo avuge ngo azarera abana, ntabwo kubona amavuta ndi umukobwa byanyoroheraga, ntabwo kubona imyenda nshaka ndi umukobwa byanyoroheraga. Ubuzima ntabwo bwari bunyoroheye, ariko muri njyewe nari mfite intego yo kuvuga ngo uko bisa kose, nambaye nabi, naba nsa nabi, ntabwo nzigera nkoze isoni Imana, cyane ko nari nayimenye ndi muto, ya papa yapfuye nzi Imana. Rero muri ubwo buzima butari bworoshye, Imana yaradufashije, kuko nanone nashima Imana nta mwana w'iwacu wibye. Nubwo byari bikomeye, nta mwana w'iwacu wibye, nta wanduranyije n'abaturanyi ngo uko byari bimeze gutyo. Mama yashinze, yashyize hamwe, aragerageza kurera abo bana. Rero mu gukura kwanjye nihuse cyane, nakuze mfite ingamba z'uko hari ibintu bingahe numvaga narihaye. Ikintu cya mbere, nagiye mbona abakobwa tungana bagiye bakubitwa n'ubuzima, bakifata nabi, bakabatera inda, babatera inda, ukabona ubuzima bubaye bubi birenze. Njye noneho ni intego yo kumva ko ntaziyandarika, naba nsa nabi, naba ntakarabye, naba nabuze isabune, navuze ngo sinziyandarika, ndakomeza nyine, nkomeza kuba mu buzima butari bworoshye. Rero ubwo buzima nabuciyemo, ariko nari mfite intego, numva ko ntazashaka n'umugabo wo mu cyaro, kuko nabonaga n'ubundi mu cyaro ubuzima bwaho bwari uguhinga, bwari ukorora, bwari ubwo buzima, kandi nkabona ngewe ubwo buzima ntabwo bunejeje. Rero Imana yagendeye ku marangamutima yanjye, uko nakuze mvuga yuko ntakigera nshaka umugabo wo mu cyaro, nabonaga nyine ubuzima bw'abasore rwari urugero rwanjye, ntabwo bwari bunejeje. Noneho nkabona uwo nagakunze ntacyo yazamarira, nta nubwo yazangezaho numva nifuza. Rero niha intego, nzi Kigali, nari mfite mama wacu, ndahagera. Nawe ntabwo yanyoroheye, ariko nyine Imana yabimfashemo, ubwo simbivuze. Ntabwo yanyoroheye rwose, yambereye undi, ariko Imana ibimfashamo. Mbona undi muturanyi we wari umwana mwiza, aramfasha, dusenga Imana, igihe kiragera nyine nshaka umugabo.
gushaka umugabo rero nari mvuye mu bukobwa maze kwinjira mu bugore. yego. Mu bugore nabwo nari nzi ko ngiye mu bisubizo 100%, ariko sinari nzi ko ngiye guhura n'ingorane mu kubaka urugo. Kugira ngo ugere ku mwanya wumva ko ushikamye, wumva ko ushitse, ni inzira ndende, ntabwo biba byoroshye, Yego. ariko nyine bisaba kwihangana, kuko ntabwo uzageraho ngo nubona mukennye ngo uhite urusenya ugende, nta Oya. nubwo uzageraho ngo nubona umugabo ibyo wari umwizeye utabibonye ngo uhite ugenda. Kenshi cyane abakobwa bibwira ko iyo bagiye gushaka Yves bumva bagiye mu bisubizo, ariko kenshi iyo ugezeyo uhura n'ibyo utari witeguye. Maze gushaka nagezeyo, nshaka umugabo mbona ko wenda ibibazo bizarangira, ariko ngezeyo akazi karabura, kandi niwe wakoraga njye sinakoraga. Ntwara inda, nabyaye umwana wa mbere apfa mu buzima akazi kari kahagazemo, turahurika cyane, ndihangana ku buryo n'umugabo yagiraga ubwoba akavuga atazana. Umugabo yigeze kunganiriza, twari dufite inzu, aravuga ngo tuyigurishe kugira ngo nyine anezeze, ariko njye ndihangana ndamwana icyo cyanzanye, ubu bwose tugomba ajya akunda kwimbwira n'ubu ngubu, ajya ambwira ngo kubera yaranshatse anduta, akibaza nyine yabonaga mu bwana bwanjye ntashobora kwihanganira ubuzima bubi, ariko nihanganye na n'uyu munsi wa none aracyavuga ngo nubwo nakora amakosa akajana, hari ibyo nawe hari ibyo yakihanganira, kubera yuko nanjye hari igihe namwihanganiye cya gihe atarafite icyampa, siniyandarika, muri make nabungabunze urugo rwanjye ndihangana. Rero abadamu b'iyi minsi hari ukubwira ati reka njyewe ubwo buzima sinabunyuramo, ariko n'ubundi naho wasenya urugo aho uzajya hose wa mugore we mbwira unyumva, uzagenda n'ubundi uzahura n'ibindi. Hari igihe utazahura n'inzara uhure n'umugabo ugukubita, hari igihe utazahura n'umugabo ugukubita uhure n'umugabo w'umusinzi, hari igihe utazahura n'umusinzi uhure n'umusambanyi. Byanga bikunda mu rugo habamo inzitizi nyinshi tutarondoye. So rero nihuse mu rugo namaze gushaka, umwana wa mbere arapfa, mbura urubyaro nk'uko wabivuze, mara igihe cyo gutegereza nihanganye. Muri njye nkibaza ko ntazabyara, kuko nabonaga ari ibintu bita karande, nabonaga iwacu kubyara bitoroshye, nkabona abahavuka kubyara ntibyoroshye, no gushaka ntibyari byoroshye. Ngiye imigozi yose nari nyicitse, urumva naricitse umugozi wo gushaka nshakira igihe, ariko abandi bajya bageza n'ubu turamufite masenge ufite imyaka 90, nawe ukiri umukobwa rwose utarigeze wiyandarika. Dufite basaza bacu bamaze kugira imyaka 50 n'abatashaka, badafite n'uwo mutima wo gushaka, akubwira ati njyewe na Yesu ntigeze ashaka, ariko siko kuri, ntabwo ariko kuri, n'imbaraga zindi zibatsikamira. Rero njyewe aciye umugozi wo gushaka ngenda hakiri kare, kugenda nagenda igihe ntabwo nagiye nihuse cyane. Maze gushaka mbyaye umwana wa mbere, umwana arapfa, mbura urubyaro, nsanga hari umwuka wanyatatse. Uwo mwuka mara kumenya yuko wanyatatse, nibwo negereye Imana cyane, mbwira Imana nti rero ari inzira ntazanyura, hari inzira nyine abakurambere bacu banyuragamo narazibonaga, njye navuze nti inzira sinzayinyuramo, reka ndindire Imana, kuko hari ibyo hari ingaruka nyinshi nari nahuye nazo nzibona mu muryango, ndavuga izi ngaruka ntabwo zangeraho. Ndihangana, ngira ngo namaze hafi imyaka 4 nta mwana mfite, ndi aho ngaho. Umwana wa mbere yarapfuye, ariko n'ubwo buzima nabwo nabunyuzemo, ngerageza gusenga. Navuga ngo muri icyo gihe ntari mfite umwana, narabuhutse kujya gusenga, kuko n'umugabo ntiyambohaga, yarazi ko umwana tuzamukura kuri Yesu. Rero Imana yarabikoze, impa umwana, impa n'undi nyine impa 4, numva nshimye Imana. Rero icyo naganiriza abakobwa batarashaka, hari igihe abakobwa bagumirwa babigizemo uruhare, urihangana reka tukivuge. Hari igihe umuhungu aza akareba agasanga ngo si urwego rwiwe, akamubenga, noneho akamubenga wenda ari we wenyine wari uhari, kuko uwo akeneye uwo mukobwa, umusore akeneye uwo musore ntamukeneye, kandi noneho umukeneye nawe ntamukeneye. Tuvuge ko ariwe yakarande se, aho ngaho hari igihe hazamo karande, hari igihe hazamo ubwiyemezi. Umuntu w'umukobwa nyine akareba akumva ngewe Ivete mvuka kwa runaka, singomba kandi nta abo mu rwego rwawe batakwemera bitewe wenda nuko usa, nuko umeze cyane. Rero hari karande, ariko hariho n'igihe abantu babura ubwenge muri ubu buzima. Hari abakobwa benshi cyane babura ubwenge, akaba yagumirwa kuko nyine yarangaye. Hakaba n'abandi bagumirwa kubera yuko hari karande, hari imiryango yabo idashyingiranye. Abo ngabo twababwira ngo uwavutse hari imbaraga zimwicaye hejuru agatinda gushaka, namwihanganisha bamubwira ngo nakomeze gusenga, Imana izamubohora. Noneho uwabigizemo uruhare nawe, hari igihe burya hari ibintu bitatu Imana yavuze. Ikintu cya mbere ngo ikigeragezo wizaniye Imana irakureka ukakirwanirira, ntabwo ijya igufasha muri icyo kigeragezo wowe wakuruye. Ikigeragezo Satani yazanye, Imana ibapimye uburemere bwacyo, ibi bizi neza yuko nikikugeraho kiri buguhitane, noneho ikagenda ikuramo ibyaguhitana, ikareka ibiza kukwigisha bikakugeraho. Ikigeragezo cya gatatu n'icyo Imana yazanye, kizana yamaze kugipima, ibizi neza yuko uri bucyakire.
rero ikigeragezo wazanye cyagiye akohereje umusore wa mbere ukamwanga, uwa kabiri ukamwanga, uwa gatatu ukamwanga, bitewe n'uko ngo hari abo ushaka batanakwemera nawe, aho ngaho urirwanira nyine. Ubwo muri make urarindira ibizakuza ukakira ibyo ngibyo, ariko nanone utarahamagaye akagumirwa kubera yuko satani yamusabirije, uwo nguwo twamusengera tukanamubwira ngo ihangane ukomeze usenge, Imana izakugirira neza. Hanyuma ku bamama tukiri aho, mm, hari ikintu nshaka kugira ngo nkubaze ku kijyanye n'abakobwa. mhm, Hari ukuntu umuntu yanga kujya gushaka avuga ngo sindakura, cyangwa se n'umusore uje kumutereta. Ubwo turi kuvuga ku ruhande rw'abantu badakijijwe, mm, sibyo? mm, Ntazi kubaza Imana, icyo ni icya mbere. yego, Yenda wowe icyo gihe wari ukijijwe, mm, uwo nguwo ntazi kubaza Imana, mhm, yibereye hahandi. Hari n'abaraguza ngo bamenye umugabo uzabashaka, mm, sibyo? yego, Ariko we ntaraguza ntanasenga. ntanasenga, yibereye muri ibyo. None se mama Aubry, niba umuntu adasenga akaba ataraguza, bivuze ko umugabo wese waza yamwemera? Ntabwo yamwemera nanone, Mm. kuko aho ngaho nanone ubwo n'umusazi yaza akinjira akamwakira. Mhm. Ariko reka dufate urugero, ngewe mu ibyiruka ryanjye nagize abasore bigeze baza kundambagiza biyongera mu cyaro wabo, nakubwiye ko bitari gushoboka. Yego. Mu by'ukuri hari umuryango warebaga ukavuga ngo uyu muryango uko bisa kose nawujyamo, Mhm. ariko hari n'undi warebaga ukumva utawujyamo. Rero Imana nayo igendera ku marangamutima yive, Yego. mujye musenga Imana muzi ukuri. Imana igendera ku marangamutima, niba ireba ikabibona runaka yaza ukamwemera, nayo rega ntabwo ipfa guhuza. Imana irabizi neza yuko niza nifete umuntu utayubashye atazamwemera. Rero nayo burya irazana ikohereza, nawe uhitamo icyo gihe. Ariko nanone ntabwo uzafata abantu bose ngo ubirukane uvuge ngo Imana ngo hari ibyo izakora, kuko nzi neza umuntu Imana yigeze kubwira agiye gusenga, uramubwira ngo umugabo naguhaye wabyaye inshuro 3 kandi waramwanze. kandi waramwanze. Rero ubwo nyuma yo kubwirwa gutyo, ntabwo mbizi niba azajya kubaza Satani akaba ariyo imuha umugabo, ariko urumva uwo Imana yari yaremye yaramwanze. Ni ukuvuga ngo niho hahandi hari utuntu njya nkunda gutekereza nkumva nakora n'ubushakashatsi, hari igihe njya mbikora. Kenshi cyane barakubwira ngo umugabo wawe burya Imana iba yamuteguye aba ari urubavu rwawe, wa wundi uza kenshi cyane aba ari urubavu rwawe. Yego. Rero uzarebe, hari igihe ushaka umugabo rwose ukabona ko ari igufwa ryawe, mu by'ukuri Imana yabiteguye neza. Imana ikabona yarahuje. Hakaba n'undi ushatse bagahora, umuntu umwe yaradusekeje atubwira ngo cya gihe n'umugore n'umugabo barwana, ngo umugabo arimo gukubita umugore amubwira ngo subira mu rubavu injiramo neza. Kubera iki? Nyine ni nk'igufwa ryaturutse ahandi, ariko akashaka kuricengezamo nyine kuko bamaze kubana. Rero ntabwo nanone watoraguriza ngo nuko ngo utaza gutandukira, ariko nta nubwo nanone wafata abantu bose ngo bahindure inyamaswa, kuko icyo gihe Imana yaratumye ngo duse nayo, waba urimo gutesha agaciro Imana. nuko njye mbyumva. Ubwo bivuze yuko umuntu udasengwa utanaraguza ko agomba kugenda ku mutima we wamwemeje. uwo yabonye akumva aramukunze Yego. yamushaka. Njyewe niko nawe, uwo yabonye akumva umutima we uramubwira ngo uyu nguyu, yagenda akamushaka. Ntabyo kuvuga ngo iwacu bambujije cyangwa se ariko se bakubuza gute ubundi iwanyu bakubakira urugo? Njyewe biriya bintu simbyemera. yanze umwana w'umukobwa iwabo babwiye ngo uhite umushaka, uwo yashatse ntibabanye, ntabwo bigeze babana. Uw'iwabo bakunze ntabwo, uw'umukobwa yakunze iwabo baramwanze, uw'iwabo bakunze nawe ntabwo urwo rugo rwaramye. Rero ababyeyi nanone ntibakadushwe, ntabwo ari bo baba bagiye kutwubakira ingo. Iyo washimye umuntu akakubwira ngo iwabo ntibaroga ntibice, nyine hari ibintu utakemera ababyeyi bakanga bakakwereka, nawe wabona ari ukuri ukabireka, ariko hatabaye izo mpamvu hakaza izindi. Oya, tugire kuri wa muntu rero ubonye urugo, tutagendeye ngo Imana ngo imuhaye urugo, kuko nibwo Imana yatanze narwo rubamo ibigeragezo, urabizi. Ugeze mu rugo utangiye kubona ibitagenda neza, cyangwa se ubuze urubyaro sibyo wari witeze. Ubuze urubyaro, n'urwo ubonye ruje rufite ibibazo, tubizi ko hari n'abarubona bakavuga ati Mana ubundi uyu mwana ni wowe ukeneye. Abo bantu bo wababwira iki? Rero umaze kugera mu rugo, hari ibintu abantu ubundi nagira inama umuntu wese ugiye gushaka kugenda yiteguye yuko ari bugende atagiye muri paradizo. Hari umushuti w'umugabo wanjye barakoranaga, yigeze aza aratubwira ati nazanye umugore, ati ni umwana mwiza twariganye, nyine aramutaka pe. Ndangije ndamubwira nti ntabwo ari marayika wazanye. Arangije arambwira ati rero mama Aubry, reka kunca intege, njyewe uyu mudamu ndamuzi, twariganye twarakuranye, ariko kugeza ubu ngubu ntibari kumwe. Umudamu yaje yabaza umuhungu yavuye mu kazi arazasanga umukobwa ari aho, arangije aramubwira ati ndarara, byari amasaha akuze. Ubwo umuhungu nyine arangije, kuko nta butindi yari afite, aravuga ati nta kibazo ngwino tubane. Nyuma yaho gato aza gusanga umukobwa abana n'ubwandu yarabimuhishe, umuhungu we ari muzima. Noneho bajya no kwipimisha ku nda ya mbere, bagasanga umugabo nta kibazo afite, umugore afite ikibazo. Umugabo kwihangana byaramunaniye,
aramuta aragenda arafata reka reka sinabana nawe. urwaye ntarwaye. Yego rero iyo ujya guhaguruka mu rugo ugende wiringiye yuko utagiye muri paradizo. Iryo jambo nkunda kurihugura abantu b'abadamu abavuze ko cyangwa se ari ijuru abakobwa. rito. Ya urugo rwiza ni ijuru rito, ndabihamya nanjye. kandi ingo Urugo nziza zibaho. ye babo ingo nziza zibaho Yves, ushobora no kugenda rukakunanira mu mizo ya mbere kubera ko nyine hari ibyo urimo kubona. Ni ukuvuga ngo reka dufate urugero, wenda njyewe nshakitse umugabo duhuriye i Kigali. Ni ukuvuga ngo duhuriye i Kigali, arambonye arankunda nanjye ndamubonye ndamukunda, turashyingiranwa. Avuka i Butare njyewe wenda mvuka i Gasabo. Noneho icyo gihe afite imico yiwe y'aho yakuriye, nanjye mfite imico y'iwacu y'aho nakuriye. yego. Noneho ntanzi nibura ngo abe yaranyize kare. Cyagiye mwakuriye ku musozi umwe, hari igihe aba akuzi kugira amahane, hari igihe aba akuzi ko witonda, ariko none haturutse i Butare uturutse i Gasabo. Icyo gihe afite ingeso ziwe, nawe ufite ingeso zawe. Kugira ngo izo ngeso zizahure ntabwo byoroshye, ni ntabwo intambara ikomeye. Ariko ikintu bisaba ni iki? Birasaba yuko ibyo ubona nyine adashaka uri buze kumanuka. Ni ukuvuga ngo iyo umugabo azamutse kenshi umugore aramanuka, noneho n'umugabo ufite ubwenge iyo umugore azamutse umugabo aramanuka. yego. Ni narwo noneho hari igihe kigera izo ngeso zanyu zibavuna mugihura zikaza zikazahura neza, umugore akemera iz'umugabo n'umugabo akemera Bakemeza iz'umugore, umugore. noneho rwa rugo rukaba paradiso. Nzi neza ko ndi umugabo wo kubihamya ingo nziza zibaho. Ariko umuntu wese ugiye kubaka urugo agenda byanze bikunze, hari ibimugonga pe. Njyewe naganiriye n'abadamu benshi, hari ibintu bimugonga, ibyo atari yiteze akabibona, bikabanza kumuzunguza akavuga ati sibi runaka se duhura ko yari mwiza, ubu byagenze gute? Rero nabwira abadamu bagishaka cyangwa se binjiye mu rugo ko ntabwo yagombye kuvuga ngo isi irarangiye. Oya, yagombye Ntabwo ariryo guhagarara, herezo ry'isi. yagombye guhangana. Hari ibyo wimura rwose ukabyirukankana bikagenda bikava muri urwo rugo mugasigara muhuje nta kibazo. Rero kubaka urugo, ikintu cya mbere njye nabwira abadamu cyangwa abakobwa ni ukwihangana, ukongeraho kwihangana, ugakuba no kwihangana, kuko hari n'igihe haba harimo imitego ya Satani ishaka yuko usenya. Rero iyo wihanganye unesha byose. bivuze ko Satani nta gihe na kimwe yigera yishimira urugo. Akora arugera Narugera amajanja. amajanja. Ni ukuvuga ngo akazi kiwe ni ugusenya ibyubatse aho bipfa bikagera. Niba watangiye akazi akabona akazi kararyoshye, urimo kubona amafaranga, araza kukarwanya bakwirukane. Niba wabyaye abana akabona abana nta kibazo bafite, araza abateza uburwayi kugira ngo ure kwa muganga amafaranga ashire ibibazo bivuke. Satani nyine ahora arwanya ibyuzuye, ntabwo ajya arwanya ibituzuye. Ibituzuye se yabishaka biki? Amaburi ko umuntu ajya gushaka ashaka kubyara, yabona abana ejo akakubwira ati byanze, yaba atabonye abana akakubwira ati byanze. Abo bantu bombi wabagereranya bate? Bon, Wabagereranya iki? rero hari ikibazo gikomeye tutarimo duhishurirwa ariko tutarimo tunamenya, ni isi. Ni isi kubera ko hari igihe umubyeyi agira gutya agashaka, yamara gushaka akabona abana bakiri batoya akabura school fees. Yabura school fees ukabona umwana yize ahangayitse, cyangwa se usibye ko muri iyi viziyo bitagishoboka yuko abana batiga, ariko nyine hari igihe umwana yiga ukabona igihe cyose arataha nta bireta atahanye, kandi yagiye kwiga nk'abandi bana, yaravukiye amezi 9 nk'abandi Yego. bana. Noneho akanyura muri ubwo buzima. Ariko iyo wihanganye, nyine bya bintu twavuze kwihangana, hari igihe aca muri ubwo buzima butamworoheye, umwana agakura gutyo, agakura bigoranye, agera mu rugo kubona ibyo kurya bigoranye, kandi waba batarakoze ibyaha. akigana inzara na ta n'ubundi ugasanga ni inzara. Noneho rero icyo gihe ntabwo ari uko isi yarangiye. Nzi abantu benshi cyane bagiye banyura muri ubu buzima, ariko ubwo uyu munsi wa none ukaba utapfundura umushumi w'urukweto rwiwe. Yego. Rero hari n'igihe ayo mashuri yagishyirwamo, nuko Imana nyine dushaka kugira ngo ibanze gucure. Hari igihe Yego. ubwo buzima bunyuramo kubera yuko hari imbaraga zindi zikuriho, kuko imbaraga z'abarozi zirahari. Iyo twavutse hari ibyo bakoze biba bikeneye yuko natwe tubikora. Nyine hari ibintu byinshi cyane byatuma umuntu aba mu buzima atigeze ategura. Ariko nyuma yo kwihangana no gutuza, niba njya nkunda kubwira abantu ngo nudasenga uzajye kuraguza kuko ntacyo umaze mu isi. Ubwo niba usenga ajya gusenga Imana, igihe kizagira isaha y'Imana nigera igutabare. Niba udasenga ajya kuraguza kuko n'ubundi ibyo ubamo, wemera ko amaganya n'agahinda ageze agafata umutima w'umuntu akaba atakikura n'aho ari. Abana baburaye nta naho uri kandi bubone. yitwa ko yamenye Imana. Yego, icyo gihe akarara, icyo gihe ntabwo aba atuje, nta n'umwami Yesu abona. Niyo ayibonye ntabwo mbizi, ni nko kwikiza, muri make ni ukwikiza. Ariko icyo gihe muri izo ntege nke cyangwa muri ibyo bibazo ufite, Imana nzi neza yuko ijya igusangamo ikagucishaho, ukihangana, ukabona baraburaye ntibapfuye. Erega ikintu cya mbere Imana ikora, iraza ikarinda umubiri. Muraburara ariko ntabwo Ntabwo mupfa.
kuko hari n'ababurara bagapfa, urabyemera se? Hari abasonza kugeza ku mwuka wo gupfa, wowe ukaburara uyu munsi ukaburara, ejo mukabona ibyo kurya, ejo bundi gutyo gutyo gutyo, igihe kikazagera Imana igakuraho icyo kintu, kuko ntabwo abantu bakoze ibyaha byatuma Imana ibibagirwa burundu, oya, irakugerageza igihe kikagera ikaza ikabikuraho. ikagutabara. Noneho tuvuge ku bantu bageragezwa kubera abarozi, bageragezwa kubera za karande, uruhare babigizemo. Hari abantu benshi cyane bagiye bavuka nka kuno nkavuka nkasanga iwacu bari bafite iyo myuka, baracishije izo mbaraga. Noneho kubera ko njye ntabikorera kandi byanga bikunda bishaka yuko mbikorera, igihe cyose icyo ngiye gufata bikagihuha, icyo ngiye akazi nabonye Satani akakarwanya, ugiye kungirira neza agatangirirwa mu nzira. Ibyo ni ubundi buhamya, n'ikindi gihe tuzabivugaho, yego. Ariko hari igihe kigera uwo muntu akaba muri ubwo buzima, ugasanga abana barwaye amavunja batari kurwara amavunja kubera karande z'ahavuka, ugasanga ntiyabona n'igihumbi kigura umwenda, n'utekereje kuwumuha akabura umwanya wo kumushyira kubera hari imbaraga zibitangira ibyo byose. Rero uwo nguwo nawe adasenze ntagenda ajye kuraguza, kuko kugira ngo azikure aho hantu n'izindi mbaraga yive, bazi agiye kuraguza ngo yatekana akagira amahoro agatunganirwa. Rero aho ngaho sinagusobanura, ariko ndaguha agace gatoya. Nzi neza yuko biriya bintu byo gukorera dayimoni, byo gukorera abazimu, by'abantu babandwa banaterekera, bahora bakora ibyo bintu buri mwaka. Ntabwo azajyayo rimwe ngo birangire, oya, bisaba nyine ko ahora muri ibyo ngibyo kugeza ubuzima bwe bugeze ni nko kuba umugaragu wabyo. Njye ntabwo namubwira ngo nagenda ajye kuri ibyo, ahubwo navuga ngo naze ajye gusenga Imana, Imana imubohore. Birivuze iki? Mu maganya ya Yeremiya ibice 5:7 aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ariko ntibakiriho, yego, ngo natwe twirengera ingaruka z'ibicumuro byabo. Ni Bibiliya yabivuze, ntabwo ari njyewe, none nabishaka turayisoma. Aravuga ngo ba data bakoze ibyaha ariko none ntibakiriho, natwe twirengera ingaruka z'ibicumuro byabo. Ahantu navukiye ku musozi hariho umupfumu wari ufite imbaraga cyane, none apfuye biba ngombwa yuko ibyo bintu bishaka umuntu uzakubikoresha. Rero nasanze abadayimoni bataba ku gasozi ahubwo baba mu bantu. Rero bisaba ngo urekure byose, kwitandukanya na karande ni ukurekura byose. Ntabwo ari ukuvuga ngo nzakizwa wenda ngo nijoro ngenda njye kwiba. Urarekura, kuko na kakandi wisigiye dayimoni kuririraho kandi kakakureka, ngo urarekura byose kugira ngo witandukanye n'iyo myuka nikureba ikurure. Naho igihe ugifite akantu gatoya ukominikana nayo, byanga bikundi kuririraho, n'uwo mujinya iwuririraho ikajya iwukoresha, ugahubuka ukaba watuka umuntu wari bukugirire neza, wari bukurangira akazi, umugisha wawe ukabura. Rero ni ukuvuga ngo witandukanya na karande aho iva ikagera, none Imana ikabona nayo yuko uri mu kwishaka ikakugira neza. Ariko iyo uri mu gihirahiro nawe utazi aho uva n'aho ujya, niryo ryajamo ngo badata bakoze ibyaha none ntibakiriho, natwe twirengera ingaruka z'ibicumuro byabo. Rero niho hahandi uzakora nk'uko abandi bakora ukabona ntacyo ugeraho, niho hahandi uzabyara ugahora mu bitaro, niho hahandi ubuzima bwawe uzabumaza ubona isi yarakunaniye ukaburiraho abandi baboneye, ibyo ushaka gukora ntibikunde kubera nyine iyo badata bakoze ibyaha. Ni ukuvuga ngo hari abantu nabo ubwabo batazi iyo bava n'iyo bajya ive. Hari ikibazo giteye gutya, abadamu benshi ashobora gushaka, nk'urugero hari umudamu washatse ari umurokore, none ageze asanga umugabo we yaje kwishakira umukobwa, ntiyaje gusenga. Noneho icyo gihe ntabwo byoroshye, umva ni inzira ndende itoroshye. Ariko icyo bivuze ni iki? Bivuze neza yuko wowe uri buze guhagarara ugashikama ukaziba icyuho. Ni ukuvuga ngo nkanjye urugero, iyo nsenga ndatandaraje, ni ukuvuga ngo hari igihe kigera nkafata umwanya wo gusenga, nkasengera umuryango nashatsemo, nkakumira ibivi iwabo w'umugabo, nkasengera iyo navutse, nkakumira ibivi aho navutse, nkasengera ibiri hagati mu baturanyi nabyo nkabikumira, kuko hari igihe ubona n'abaturanyi ntibakwishimire, cyangwa se wenda muri make ntabwo turi abamarayika. Ushobora no gutambuka umuntu akavuga ati haratambutse, wabyuha ati kirabyibushye, watera imbere ati cyateye imbere. Rero bisaba ngo ukumire imbaraga impande zose. Ubundi hari ukuntu abantu turimo gusenga ariko ntidusenge by'ukuri. Njyewe iyo nsenga nkumira ibitero byaturuka iwabo wa hehe kwa databukwe, byose nkabikumira, nkakumira ibitero byaturuka aho navutse kuko naho birahaba. Noneho nkakumira no mu baturanyi, nkabasengera unyifuriza inabi nkayirukana itarangeraho. Rero niba washatse ugashaka nk'umugabo umeze nk'uko nguko, biragusaba iki? Biragusaba kuba maso, kuko n'abagore nabo hari igihe bajenjeka, ugasanga umugore arasengera iwacu, Mana uhawe umugisha, Mana ubarinde, akibagirwa yuko ari aho yashatse. Aho yashatse nawe ni umuryango wawe, birasaba ngo ujyemo nawe ujya gucukumbura ukuremo ibirimo. Noneho kandi n'ibitagenda neza ubyirukanisha imbaraga z'amasengesho. Rero
abamama njye nababwira ngo babe maso gusengera iyo bavutse n'iyo bashatse be gusengera aho bavutse gusa kuko dukunda gusengera aho iyo twavutse ntidusengere hehe iyo twashatse aho naho tugomba kubasengera tugasengera no mu iki n'abaturanyi bacu tukabashinganisha amaraso ya Yesu ikibi cyose ntikibagereho ubwo rero navuga ngo ntabwo ibigeragezo bizabura kuko turi mu isi nta nubwo ibyago n'amakuba bizabura ariko icyo dusabwa ni ukuba maso ahubwo twebwe twabirindisha amasengesho kuko hari ibimenyetso byinshi cyane biza ukabona ko satani yagusabirije ariko ugasenga wasenga Imana ikabikuraho bitakugezeho bijya no kugira bikakugeraho hari ibimenyetso rero abamama twababwira ngo nibabe maso bashinganisha imiryango ubundi abagore yego Bibiliya iravuga ngo abagore bazikurira ubundi umugore utazikurira ntaho wava nta nahajya uko ni ukuri biragusaba gusenga Imana ukayitereta ukarira kugira ngo nyine ushinganishe imiryango yose wishinganishe umuryango umwe shinganisha imiryango yose kuko iyo ibyago n'amakuba biguteye bitavuye kwa sobukwe biva hehe biva aho wavutse nawe byava no mu baturanyi kuko n'abaturanyi duturana nabo ntabwo ari beza ariko iyo tubaye maso tugasenga Imana iduha amakuru bitaratugeraho ndavuga abasenga abaraguza bo ntabwo nzi icyo bakora amabri tugira ku musozo ndashaka kubaza ikintu kimwe cyangwa se bibe na bibiri uhereze nk'inama aba bantu nk'uko nabikubwiye uri umubyeyi uri umukristo itandukaniyeho na wa mubyeyi uri muri icyo cyiciro cyawe imiyaga n'ibiki byose biza bikikubita kuri ya nzu yubatse hehe ku musenyi wowe uri umukristo tuzi ko ni inzu nyine yubatse he ku rutare ibyo bintu wabitandukanyiriza abantu gute mbo itandukaniro rihari umudamu uri muri ubu buzima ariko afite Kristo yego itandukaniro rirahari umuntu uri muri Kristo ibigeragezo byaje Imana ifite kumufata kuko itagufashe wasara ntabwo waza kumbwira ngo umwana yabuze amafaranga y'ishuri ngo tuzi Imana itahabaye ngo igufate kandi igira uburyo ive reka nkubwire ukuntu Imana igira uburyo umuhungu wanjye mutoya natsinze kumutangiza kubera ko nabonaga materineri ingoye cyane abandi bana biga nabwiye ko mfite abana bane batatu barigaga noneho umutoya mbona mbuze amafaranga yo kumujyana ku ishuri icyo gihe natambutse ku muntu umwe arambwira ngo ese ngo abandi bana ko bagiye ku ishuri ngo uyu wawe yari afite imyaka 3 n'amezi ngo uyu mwana wawe ukaba utamujyanye ku ishuri mu by'ukuri cyo ni igikomere kandi n'umwana yahise ambwira ngo ese manjye uzanjyana ku ishuri igihe ki urumva ninjye twari kumwe papa waba yagiye mu kazi urumva hatabaye gutuza ngo ubwire Imana ngo none ibyo bavuze wabyumvishe ubundi wakora iki hagati aho ngaho naraje mbwira Imana ndabwira ntuwite ku mwana wamumpaye uzi neza yuko aziga ntago amashuri yubatswe kugira ngo hagire abana bayigamo n'abandi be kutiga none uyu mwana ndabona ubushobozi ntabwo mfite bwatuma uyu mwana ajya ku ishuri yego ndatuza ariko iryo jambo navuze Imana yararyumvishe rero Imana ni umukozi w'umuhanga umwana wanjye ariga kandi arishyurirwa amafaranga atari na makeya Imana ifite uko yabigenje umwana abona amafaranga y'ishuri ajya ku ishuri nk'abandi bana numva nyine Imana igiriye neza rero itandukaniro ni uko iyo ufite Kristo hari ibyo aza agakora yamara kubikora nawe ukaruhuka ni ukuvuga ngo ubundi kimwe kivaho ikindi kiza ntabwo tuba mu mahoro ariko kimwe kivaho ikindi kiza rero itandukaniro ry'abasenga Imana ni uko niyo itabikoze zikakubwira ngo nzakugirira neza ukumva uratuje nyine ukavuga ngo uko bisa kose igihe nikigera izabikora ukagendera kuri iyo morali ukumva byanze bikunze hari igihe kizagira Imana ikakugirira neza noneho umuntu udasenga we iyo bikomeye avuza induru hari uvuza induru hari ujya kunywa inzoga hari ujya gushaka abagabo bakemura ibyo bibazo muri make inzira ni nyinshi abenshi batubaha Imana bajya banyuramo kuko hari umumama mperutse kuganiriza namwana ariko izi nzira urimo ni inzira zizakujyana ikuzimu nanje arambwira ngo n'ubundi kuzimu ndahari ngo iyi si ndimo ni ikuzimu kubera iki nta byiringiro nta kinyine urumva afite ikibazo cy'uko umugabo yamutaye noneho akagira no kuba wenda afite crise imeze gutyo akabona ko igisubizo ari uko hari abandi bagabo baza kugikemura rero niryo tandukaniro nuko ufite Imana data twese n'umwana wa Yesu Kristo n'umwuka wera akomezwa n'abo bagabo umwuka wera araza akamukomeza Imana igatuma umwuka wera ngo ugende ube muri we nuko nyine ugatambuka muri urwo rugendo ntuhitanwe nabyo ariko wa wundi udafite wubatse ku musenyi yanzu yo ku musenyi iragwa byanze bikunze kuko azanyura mu zindi nzira zitemewe ajye gushaka ibyo agomba kubona igihe abibuze nuko nyine kandi yamaze kugwa muri iyo mitego rero itandukaniro numva natanga ni iryo ku bantu babiri batandukanye cyangwa ku bamama babiri batandukanye bafite urugendo rutaboroheye ariko kandi Imana ni byose kuko
ariko basi hari itandukaniro rikomeye ku muntu ukijijwe uzi Kristo neza umurimo neza. yego Eh, gusa icyo mbona neza ni uko umuntu wamenye Imana atapfa nabi. Rero uko biri kose Imana ifite ibyo igenda izamura ikagenda ikuza umuntu wayo, kuko nanone ukorera Imana ntigutabare, si ubwo waba ukorera Imana nyabaki. Iza ku musozi ikagukereza rwose, ikakwigisha isi ikakubona, ariko iyo ije kukwanura n'ubundi babandi bakubonye wanitse nibo banakubona ikwanura. yego Rero icyiza ni uko tuzi neza ni uko twatinda ku misozi, yuko hari igihe kizagira Imana ikaza kudukura kuri iyo misozi turiho, iradutabara. Ya nabo ntabwo nzi Imana iracyabategereje, iracyabarambuye amaboko. gusa cyo koze Imana ivubira imvura ababi n'abeza, nabyo Yego. tubivugeho. Hari n'abo ngabo Imana igenda ikagirira neza muri izo nzira arimo. Imana ikareba ikavuga ngo noneho uyu nguyu uko yahisemo izi nzira reka nzimutabariremo kuko natinda amazagwamo. Yego. Imana ikareba ikavuga ngo uyu nguyu uko yahisemo izi nzira reka nzimutabariremo kugira ngo abone yuko ngira imbaraga. Muri make Imana ikora uko ishaka, abo ngabo nabo ibasangayo bamwe ikabatabara, abandi ikabareka bitewe n'uko Imana ikora nyine mu Mana Gusa bwayo. ndabizi neza ko nabo baba bavuga ko ari ukuboko kw'Imana kwabikoze. Yego n'umushumba ajya kwiba akavuga ati Imana umbabarire ntibamfate. Rero Imana igira impuhwe, imikorere yayo yitwa Imana nyine, tuyifata nk'Imana kuko icyubahiro cyayo ntabwo izigera igiha undi. Yego. Ariko gusa Imana yacu nanone igira impuhwe n'imbabazi, Iracyateza amaboko. iracyateza amaboko, uyigannye wese iramwakira kandi ikamwakirana impuhwe n'imbabazi. Rero ni uko nguko Imana ikoze, kuko natwe twavutse ivete hari habi, twavutse Imana yagize neza. yarakoze, twaturutse ahantu kure, twaturutse ahantu Imana itakatumenye, Ni ariko ukuri. iragenda iradutarura iratuzana. Rero n'abandi bose yabazana, n'abo barushye yabatabara, umuntu wese mu ruhande rw'Imana yamugirira Mama neza. Bori, iyo wirebye uburyo umeze, uburyo ubayeho, iyo ugiye mu cyaro barakumenya. Ngiye aho mvuka, abantu tungana bavuga yuko nyine imyaka yanjye yagiye hasi ukurikije iyabo, kuko Umuntu mu ngano baragenda ku kabando. yego kuko afite imiruho myinshi cyane arimo gukora iyo ngiyo. Abanywa inzoga bo bararangiye kubera ko ubona byarashize. Rero nanjye iyo ngezeyo mbisanisha nabo, Ubona numva mpaye icyubahiro Imana, nkavuga ngo iyo Mana uza kuba warakoze. ufite iyi myaka ukiri mu cyaro hari itandukaniro rikomeye. Njyewe rero kubera ko ntanahakundaga, nyine mbeshejwe n'abazimu kuko Imana ntiyari gukunda mbayo, ubu mba narapfuye. Ntabwo mba nkiriho. Icya mbere cyo sinahakundaga, noneho ngiye kuhaba mba narapfuye. Warapfuye. Njyewe mba narapfuye. Byonyine kwiheba ko ari kunyica, kwiheba konyine ko ari kunyica, kuko n'imyaka y'ubukobwa namazeyo ntabwo nigeze mbayo nishimye, nahoraga numva nihebye, nkahora numva gupfa biruse kubaho, nkava ntaho kubaha ahantu napfa bikagira inzira. Rero niba nari mbifite muri iyo myaka, rero kugeza mu myaka 30 nashaje, ubwonko nabukoresha ibidakorwa namaze gupfa. Rero Imana yarakoze. Imana yarakoze, yaguhaye urugo, iguha famiye, iguha umuryango. Iyo ndebye nkabona ko yampaye abana wenda bitari bikwiriye, Yego, nkabona ko harimo yanyubakiye urugo bitari bikwiriye. Njyewe rega nahitaga nkururira ab'iwacu nkareba, n'ubu ngubu iyo ngiyeyo nkabona ukuntu batashatse, njyewe narashatse, ndavuga ni iki Imana yanciye? Nta na kimwe, gusa nkumva ni ubuntu bw'Imana yagize neza. Rero muri make Imana yarakoze. Imana izabigenza neza. Njyewe nta kintu kitagenda imbere yanjye, nsigaye numva ibintu byose bishoboka. Byari bikomeye nyubakira urugo, cyari ikintu gikomeye ku buzima bwanjye, cyari gikomeye. Na n'ubu ngubu mfite umufamiliye wigeze kuvuga ngo ariko nkuriya yaciye hehe? Kuko yanyuze he? Ashobora kwibaza ngo uriya yanyuze he? Bivuga yuko hari imigozi myinshi cyane. Nkareba ko nashatse bidashobokaga, nkabona ko nabyaye byabanje kunanirana, nkabona ibyo byose numva nshimye Imana, nkavuga ngo Mana ibyari bikomeye byari ibyo, ibindi ni utuntu toto. Nta gikomeye imbere yanjye n'imbere y'Imana. Ni ukuvuga ngo njyewe nkimara kumva ko Imana ishobora byose, mpita mvuga ko ibyo muri make ntacyo binkomereyeho, kuko niyo izi nzira izanyuramo. Ni uko kwizera kwanjye kumbwira, kuko Imana yadusezeranyije ko izaturinda, ntabwo tuyisezeranya ko tuzayirinda. Rero ikivuga yuko izaturinda izaturindana n'ibyacu n'abacu, izaduha ibikwiriye kuko turabikeneye ko ibiduha. Rero numva nta bwoba, nta n'iteka ryacika. Ukuri. Imana ishimwe, uvuze Imana neza. Imana ishimwe, turabashimiye mwa nshuti zacu mwe, mwebwe mudukunda, mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi, ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyari kiryoshye, umuntu arimo yumva atasoza, cyane cyane iyo umuntu avuga Imana, iyo umuntu avuga imirimo y'Imana, umuntu abura aho yahera akabura n'aho yasoreza. Ariko kuko nyine ari igihe ari amasaha, nyine tuzagaruka, turabibasezeranyije ko tuzagaruka. Rero n'umubyeyi wanjye turacyari ku munsi ku wundi. Muri komenti niba mushaka ko tuzagaruka, ariko ndamushimiye imbere yanyu ko yemeye kunyitaba, akaba aduhayeho bimwe mu buhamya, ariko
ubuhamya burambuye azabuduha ubutaha, yari iry'ibanze kwari ukudusuhuza nko kudusuhuza mama Aubry, yego nta kibazo. uzagaruka Mm. hano kuri Isho TV. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. nawe Imana iguhe umugisha pe, Mm, wakoze kuntumira. yego Mm. ndabashimiye mwabanye natwe, murakoze cyane, turabakunda, bayi bayi.